Uyu munsi twahisemo kubagezaho abahanzi bahagaze neza hano mu Rwanda, abahanzi bakora injyana ya Reggae. Tubahaye ikaze ku Idembe TV, yagiye kubagezaho kino cyegeranyo. Nitwa Nsabimana Amuri. Ntabatindiye rero, reka mbagezeho bamwe mu bahanzi bahagaze neza mu njyana ya Reggae hano mu Rwanda, ariko ntabwo ndavuga ngo uyu ni umuhanzi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, nk'uko bamwe bakunze kubigaragaza bagereranya abantu ugasanga bahereye ku 10 bamanuka cyangwa se kuri 5 bamanuka. Njyewe ntabwo ariko ndi bubikore, ahubwo ndavuga bamwe mu bahagaze neza, ntitaye kuvuga ngo uyu ni uwa mbere, uyu ni uwa kabiri, kuko abarasta ntabwo bakunda kugereranywa kuko bavuga ko baba batari muri competition. Iyo wegereye abarasta ukabaganiriza kuri muzika yabo cyangwa se abakora Reggae, iyo baganirije kuri muzika zabo, bo icyo bahurizaho ni uko Reggae ari injyana y'ubutumwa, bityo ko ntawe ugomba guhangana n'undi avuga ngo ngende umwami wa Reggae, ahubwo usanga icyo bahurira bavuga ngo umwami n'umwe ni Selassie I. Ntabatindiye rero, reka babwire umwe mu bahanzi uhagaze neza hano mu Rwanda. Umwe mu bahanzi uhagaze neza hano mu Rwanda twavugamo Natty Dread. Natty Dread International ni umuhanzi wamenyekanye mu njyana ya Reggae, umuhanzi wagiye avuga ko yabanye na Bob Marley, umuhanzi wamenyekanye mu ndirimbo nka Hobe Hobe cyangwa se Hobe Rwanda, Holy Nation, Prophet, Man with a Mission n'izindi. Undi muhanzi twavuga hano mu njyana ya Reggae ni umuhanzi waje mu njyana ya Reggae witwa Savio aka Meja, uturuka muri Orchestre Amani. Ni umuhanzi waje mu njyana ya Reggae. Muri iki gihe twavuga ko Reggae yo mu Rwanda isa nkaho iri gucendera. Uyu muhanzi nibwo yarakiza kandi ahagaze neza, aririmba indirimbo nka Rwo Gusara, Ibuye ry'Agaciro, Amabanga n'izindi. Undi muhanzi twavuga Tutti Reggae Man, umurasta uhagarariye abarasta mu Rwanda mu cyo bise Rastafari Continental Council. Nawe akora indirimbo mu njyana zitandukanye, akora indirimbo Reggae Dancehall, Reggae Muffin. Tutti Reggae Man yamenyekanye mu njyana nka Pre-Bell, Hospital, Smile, Fasha, Champion Woman n'izindi. Uyu Tutti Reggae Man niwe uhagarariye Rastafari hano mu Rwanda. Undi muhanzi ni umugabo witwa Ben Nganji, uzwiho kugira composition, imyandikire yihariye. Umugabo wandika indirimbo rimwe na rimwe ushobora kuzumva ugaseka, ariko n'izindi yandika wumva ni mu butumwa, n'izindi zisakeje zirimo ubutumwa. Umugabo yamenyekanye mu ndirimbo nka Mbonye Umusaza, Habe n'Akabizu, Nsazanye Inzara, Rehema, Mongariso n'izindi. Undi muhanzi uhagaze neza hano mu Rwanda mu njyana ya Reggae harimo uwo bita Ras Kayaga aka Maguru, uturuka muri Horja Doves Band. Ras Kayaga na Horja Doves Band bamenyekanye muri ya ndirimbo baririmbye bakayita Maguru, aho baririmbaga Maguru n'Insibika. Indirimbo yaramenyekanye cyane. Ras Kayaga yamenyekanye mu ndirimbo ye yitwa Ikigali, amenyekanye no mu yindi ndirimbo yitwa Umutuzo ndetse n'indirimbo yitwa Noah. Ras Kayaga rero yagiye kwa n'izindi ndirimbo ziri mu njyana ya Reggae zitandukanye. Undi muhanzi ngiye kuvugaho ni undi witwa Simple Savior. Nawe ni umuhanzi uhagaze neza hano mu muziki nyarwanda, by'umwihariko mu njyana ya Reggae, aho yaririmbye indirimbo yitwa Ingaru, Why, Kamari Kamanzi, Padogera. Uyu mugabo rero ni impirimbanyi, nawe rwose ni impirimbanyi ya Reggae nyarwanda. Tugira ngo tubabwire ko kuba tubuza abahanzi atari bo bonyine bakora injyana ya Reggae,
abakora injyana ya reggae ni benshi, hari n'abandi baba hanze y'igihugu bakora injyana ya reggae, twavuga nka Jabon D, Rasi Ngabo n'abandi. Reka dusoze tubasaba gukora subscribe kugira ngo ibyo twajya dukora bizajye bibageraho. Tabatindiye mukoreshe ya kandi mushyire comment munsi ya kino kiganiro. Peace and love, amani na upendo, amahoro n'urukundo yari amuri. Uragahorane natwe mu Rwagasabo rusabagiremo amahoro n'urukundo.